ngusuhuze wowe bana natwe mwifurize umugisha w'Imana. Robert Karame amahoro mushumba. ubu ngiye ntabwo ndongera gutinda mu bintu byinshi n'ubundi cyano barazizi rwose mukore subscribe cyangwa subirike Imana izakora igitangaza ariko gikore mu izina rya Yesu. Robert umeze neza? Meze neza. Ubu ntangiye gusaza navuye mu rubyiruko. Habya imyaka. Happy birthday to you. Happy birthday to Happy birthday. Rekora ya. Pastor. Ariko ari igihe umuntu yicara bateye kuvuga imyaka mfite. Ariko kera ko aribwo mbonye agafaranga. Urugero nyine ngo hanze ariko mbonye agafaranga. Akaba hari ibintu ntigeze mbona. Wajya kubikora ubu wajya haratura gatanu ngagura akantu k'akabibero uri kumva ngagura ni n'amata ya mata bayita francere nari niba yanyweyeho nge ntayo nzi uri kumva nkaza niyo nkadusoma nk'ukuntu Yesu agira neza. Okay, abantu mudukurikiye munyifuriza isabukuru nziza. Mwandike muri commentaire happy birthday to me uri kumva imumekeya bagwekeya kabisa bakoresha ka word limit munemo ntabyo bitwaye sibyo numva ukuntu Yesu agira neza ndayemera ngewe guhera ku ijana kuzamura iyo mvuze ijana ni igiceri cy'ijana munemo naje nkanda kanyenyeri nawe kanda kanyenyeri pastor ndagakanda ibintu mere neza akora ko nishimye rwose vraiment ariko ni byiza buriya ngiye nyiri umwana nigeze kubatismana nzagize imyaka 30 ubwo nafite imyaka ngaya nafite imyaka nk'12 ko nigaga mu wa gatandatu ari niba atari mu gatanu primaire nzagize imyaka 30 mwumva ari kera cyane. Ndashimira Imana rero uwo mugani rero ni ibintu byo kwishimirwa. Hanyuma umunsi umwe ubwo mba nibutse ubuhamya natsinze ikizamini sa secondaire sibyo maze kugitsinda ndishima nk'uko abandi bana bishima. Bigeze igihe cyo gutangira ishuri ngiye mbona biranze abandi baragenda ngiye biranga pastor burundu ndavuga ko man koko nziga fata umwanzuro wo kuvuga ngo reka nzi Kigali. Mama umwe Imana imumugisha mama wacu witwa Roza arambwira ati aragenda ajya kusengera araza arambwira ati Imana irambwiye ngo uziga sibyo ibyo cyo kujya Kigali buretse ngo ni Kigali uzabayo turi kugendana nakumva aho byakabaye umunsi umwe buriya pastor mugiye uzima ngunda gufasha abantu mbona ndusha ubushobozi bababaye numva naga bashe gufasha. Icyo gihe urabona gereza mu Miyove ndayibona hari umugabo bari bafunguye ngo niba yaragiye hehe imuhura muhura niho nize secondaire uribaze kuva mu Miyove ujya hehe imuhura muhura nawe ari kugenda n'amaguru ngiye ku ishuri uvuye za Rushaki twagiraga amasaha 12 je sinaga mvariya nkaza za Rushaki hejuru nazamfasha umwana hoze abantu bazi fasha umwana se twagendaga tugiye kwa muganga cyangwa twaga tugiye ibyumba mu mujyi twazamuganaga n'amaguru tunyure kwa bakabuga hakurya tukazamuka. Uwo mugabo duhuye mu nzira naye mvuye gucuruza amatunda wacu yigeze kujya hosezo y'amatunda batitaga amatunda muri icyo gihe njya kubacuruza mu rukomo natamvuye kuyacuruza bamaye amafaranga icyarindwi y'amatunda yari meje za 2005 cyarindwi ubu ni nka 17 by'ubusa oya ni nk'ijana icyo gihe hari ibibisi bya bibisi bimwe binini yaho na Tracom yazaga ku ishuri twagatwa yazaga nka rimwe mu myaka nk'ibiri bakagera mu rukomo no ku cyuru kigira utare n'ikijya muhura. Ubwo duhuye umugabo ambwira ubuzima ko bamufunguye numva ijwi rirambwira ngo muhaye amafaranga wari ufite wakoreye urangiye nzaguha minerivare baba we pastor narayamuhaye amafaranga y'amatunda yose nakoreye arajyana tega bisi arataha ati Imana igumugisha mwana wanjye sinzigera no njya kukubona nsabira umugisha sinakuzi Imana igumugisha ukumva ubu narimve mu Miyove ndinze ngera hano ndi kugera n'amaguru rwose byari intambara. Umubyeyi
ndigendera. Uzi ko Imana yaje kuma Minerval. Imana ifite agira Imana nako. Rero Imana yakoze iby'imbaraga, abantu mudukurikiye mu mekeya, mu nyandikire ka message ka happy birthday kuri WhatsApp, hano hose kuri YouTube hose, nanjye numva ukuntu Yesu agira neza. Dore ninde saza gutya. Ago baranzanira bya bitsima ngo nanjye mbikata. Ngo bikate. Munyiteho. Reka twinjiye mu kiganiro karagaciyemo. Ikiganiro cyacu ni ikiganiro kivuga kuri iyobokamana. Yego. Uyu munsi hari ibintu byagiye biba. Yego. Ariko nkabona bigenda byisubiramo. Ndashaka nze kubaza ibibazo bikomeye Robert. Yego. Icyambere. Hano mu Rwanda urabona hari igihe mu minsi ishize yego habonetse nk'ibintu nka bitatu byari bine. Icyambere hari ukubwezaguza abantu babasiza amavuta mu rusengero bakaruka. Icya kabiri ni umubatizo wagaragaye abantu babwejagura bamuka. Icya gatatu ni amavuta abantu bakoreshaga bakubita ku bantu bakagwa hasi abana basuka ku mabuye. Icya kane rurangiza nicyo kwambara umweru dede ari igiterane. Seko biri ibyo bintu bisa nkaho birangiye mu Rwanda. Ngiye kubona mbona byimukiye hehe ariya muri Swede. Aha byimukiye muri Swede, muri za Swede. Ibi byo kwambara umweru n'umukara Robert, ibi bintu bishatse gusobanuki uko byo binagiye bivuga ma etape. Pastor, reka ngushimire ku bw'ikibazo kizumbajije. Yego. Ariko ndagisubiza ashingiye kuki. Uyu munsi ndi mu bantu bahora batuka buri munsi. Buri munsi. Abantu benshi bakunda kuntuka. Uzi impamvu bakunda kuntuka? Bantukira cyangwa se bampora. Kubabwiza ukuri. Kuri kuraryana reka. None namara kubabwiza ukuri bakumva yuko mu mitwe yabo no mu mitekerereze yabo uko kuri ntakaguhishe. Turi kugendana ukakugumana nkakugumana. Kubera izihe mpamvu? Urabona iyi si yacu dutuye, iyi si yacu turiho ifite ibintu bita imyizerere, imyemerere, uri kumva, imigenzereze n'imihango. Yego. N'imigenzo. Yego. Ishamikiye mu muco, uri kumva? Ndakumva. Sibyo? Yego. Ishamikiye mu kwizera no mu gusenga cyangwa se no mu guterekera n'iki byose. Yego. Buri si yose. Sinzi niba ndi gukumva cyane. Buri si yose igira umuco wayo. Kandi twibuke neza ko buriya n'abari abantu bakera mu bijyanye no guterekera. Yego. Kwabaga ari ugusenga. Nahereye aho hasi kugira ngo uwumve neza. Kugira nanjye navuze kugira ngo abantu bumve icyo ushaka kuvuga. Yes. Buri si yose igira imico yayo, ikagira donc katra, uri kumva? Ikagira icyo bita imyizerere, ariyo misengere, uri kumva? Yego. Hanyuma ikagira n'ubuzima bugenda buhinduka bitewe n'imibereho. Yego. Y'ahantu. Aha. Hanyuma ubwo buzima, iyo mico, iyo migenzereze, umwana w'umuntu ayoborwa n'umwuka w'Imana cyangwa se wa Satani. Abantu bahitamo uw'Imana kuko ari ukuri, kuko isi yobowe n'ikinyoma, ni bakeya. Sibyo? Ndakumva. Abandi bose bagwa mu cyitwa ikinyoma. Sinzi nuko nyumva. Ndakumva cyane. Buriya sindi kwerekwa. Sindi no guhanura. Ndi gukora senteze ya intellectuel. Yego. Sibyo? Ugiye mu rusengero rurimo abantu 800. Ugafata uruhimbi rwicayemo abantu 10. Ukavuga ati nibura amuri mwebwe mwihamirije by'ukuri kababaza kuko umuntu yangiye bamwita umunyabyaha ariko we kuri we kumwita biramworohera. Yego. Ukabaza abantu uciye kuri bagati tube clear tuganire nta wenda kuri tujyanamo nta n'umuntu wenda kutugira gute. Amuri mwebwe mwaba pastor mwiko mwici hano ku ruhimbi. Umuntu umva yazya mu ijuru ninde tubaye clear. Cyangwa se mwaba Kristo. Ubwo nahereye ku mugi pastor ko ati tube clear tuganire doko mukabwizanya ukuri. Niba ari abantu 10 ushobora kubona mu babiri. Pe ukajya muri korari kuko nibaburamo. Sibyo? Ukafata nka korari wenda dusupoze wazanye nka pima metere y'ukuri. Kwati korari muri abantu 100 turi hano mu giterane. Mbatunze igitoroshi y'ukuri uri kumva? Mumbwira umuntu umva yajya mu ijuru. Nukuri mu bantu 100 ushobora kutabonamo na 5. Kubera iki utababona ni iyi.
impamvu yabazanye gusenga ibikomeye kuruta icyo bari gukora aho ngaho yo kwizera uwo bari gusenga. Umuntu wakarabye wavuye mu rugo akarabye ari umukobwa avuga ati ngiye kubona na sheri wanjye ku rusengero, ibyo bintu ntabwo yaza ngo bibwire pasiteri. Oya. Ariko nibaza gusirimba nawe arazamuka akabonye mana, uri kumva umugore wavuye mu rugo afite gahunda yo kuroga mugenzi we, avuga ati opportunity yose ndabona ndamuturitse, ntabwo yaza babwire ngo nge naje kuroga. Sibyo? Nahereye aho ngaho kugira ngo nze kugera ku mpamvu uri kukubwira. Ari akantu nagushyire muri yo uvuga kabaye mu rusengero kameze nk'ako ngako. Urabona iyo gihe nari mbari ibyo ngiye kuvuga babyumva. Yego. Umugabo ntibari yakoze iki simbizi, baramutenze yanga gutengeka ku munsi w'igaburo ryera, yanga gutengeka. Urukumva? Noneho abadiyakoni bo muri ADPR bajya kumutera ngo bamusore. Pastor yabonye ko bigiye gutera akajagari abati ni mumureke. Noneho bagiye gutera igaburo ryera, ufite umutsima aramusimbuka. Ubwo bacanye siri nk'ari byabati bose babiri. Baramusimbuka. Bagiye kumusimbuka kandi icyo hagati y'abantu nawe aramufata. Ati hagarara. Umutsima uzi ko bakoramo kamwe gutya bakarya. We yarayoye abati umutsima ni uwaso. Kankurire rimwe. Kankurire rimwe. Turi kugendana. Noneho izo mpamvu z'abo bantu ziba zikomeye kuruta, sibyo? Icyo baje gukora. Niba ugeze mu rusengero bakasirimba urasirimba, niba babwirije niba ari akaruru nawe uragakoma. Ariko icyagukarabije uje gusenga nicyo gikomeye. Ndagera rero kuri buriya ubwo ntangiye kugera ku cyo bita gusengera mu kuri no mu mwuka, nibi bimenyetso wagiye ubona ku bantu bagiye batandukanye. Impamvu igutera gusenga ikomeye cyane kurusha gusenga. Impamvu igutera kwambara, kafate nk'urugero rwa hafi, woza umbwira abantu bambara iby'umweru n'abambara iby'umukara n'umweru. Sibyo? Buriya ku bantu bazi gusoma esprit de spiritualité bayisomesha ibintu bine ngiye kukubwira. Umanza kureba icyo bita amarenga. Iyo utazi gusoma amarenga y'abantu uri kumva, kuko umuntu agira icyo bita indimi eshanu. Sibyo? Hari ururimi ndi kuvuga aya magambo ndi kwata. Yego. Hari icyo bita body language. Ku muntu uri kundeba uzi kuyisoma neza ashobora atakrobati. Uko kuntu ari kumanura imboni, ukuntu ari gutambitse bifite ikintu bisobanura, uri kumva ukuntu ari gutwara ibiganza, arababaye, ukuntu areba. Ukuntu areba. Sibyo? Arababaye ari kubivuga n'umushinya. Donc ni hahandi Pastor Shimi yakora ikiganiro ukumva umuntu avuga ati Pastor amavuta yagushizeho. Yego. Uwamubaza ati nyereka amavuta uri kuvuga yamushizeho ko yavuye mu rugo yisize nayaye. Kumbi hari ibyo yumvishije uvuga, hari n'ibyo yakubonyeho, amenya ko nta mavuta agize gute akikuriho. Sibyo? Mvuza amarenga. Hakaba ibyo bita ibimenyetso. Impamvu yo kwambara rero iruta kwambara. Byabiterwa n'iki? Impamvu yo kwambara iruta kwambara. Byabiterwa n'iki? Ndaza magere. Hari icyo bita amarenga, hari icyo bita ibimenyetso, hari icyo bita inyandiko, hari n'icyo bita imvugo. Gusa ntarakoze ikibazo nshaka ngo umbwire icyo ari cyo. Yego. Aha ngaha abantu babanze babyumve Robert. Nubwo dukoreye ibiganiro ariko abantu babanze babyumve. Imana twizeye ishobora byose. Yego. Siko biri? Nubwo bimeze bityo hari abantu Imana igikoresha. Yes. Ndaje magere. Hari abantu Imana igikoresha kandi Imana ikorana nabo. Yes. Mu bapasiteri benshi, mu bapotre benshi, mu ba profete benshi, hari abo Imana ikoresha. Yego. Ibyo bintu biterwa n'iki? Bon, ndacyari step by step. Nakubwiye ngo n'urugero twahereye ku kwambara umukara n'umweru. Wenda uhamagaye abantu ngo mwambara umukara n'umweru. Wowe wabahamagaye icyatumye utekereza kwambara gutyo gikomeye kuruta bo wacyambitse. Kandi bo ntago babizi. Ari igihe bamwe muri bo baba bizi abandi batagize gute batabizi. Kafate nk'urugero rwa hafi, mu minsi yashize Imana ubwayo ngewe Robert yamishuriye ino black ring, impeta y'umukara ubona kunda kwambara. Sibyo? Aja nambaye isa gute? Wambaye ya all. Sibyo? Nari mvuze ijambo rikomeye bavuga ngo kwambara. Donc impamvu yo kwambara iruta kwambara. Urone no black ring uri kwibona n'abantu benshi b'ibyamamare bavuga butumwa abapasiteri benshi impeta y'umukara. Noneho Imana imishurira ko
iyi meta abenshi bayambara ku rwiganwa batazi ibyo ari byo, ariko abambara iyi meta y'umukara, ubundi ibara ry'umukara mu isi y'umwijima ni ibara sinzi n'uburyo ubona nk'insengero zo muri ADEPR nyinshi zadekoye ibara ry'umukara ku ruhimbi rwazo, bamaze gushifitinga, sibyo? Abakuru barabizi, n'abatera inkunga ari igihe umuntu we aza akicara akavuga ati ngenda ashaka kudekora uru rusengero, abandi bati bagakuba amashyi Imana ikoze iby'imbaraga uru rusengero ngiye kurudekora, ariko ibyo arimo agize gute abizi. Iyi black ring, sibyo? Ngo donc umwuka yamishuriye yuko umuntu yambara ni ikimenyetso cyo kuza mu bandi bagenzi be, kugira ngo ababwire ati narangije kuba associé, sibyo? Narangije kuba associé, sibyo? Nimujye munyibazaho, uri kumva? Ibyanjye byararangiye, narabatijwe. Nigeze kujya ahantu hamwe, ntago ndahavuga, hahurira abahanuzi n'abapasiteri, uri kumva? Ushobora kubazi ariko ntuwavuge, ntangize isoko ry'abandi. Noneho ngezeyo sanga bari gukubita udukawa, uri kumva? Abandi bari gukubita udubyeri batumanura, ndikanga ngewe. Noneho umwe arababaza ngo ese Robert nawe ni umuyumbe? Ni umuyumbe? Noneho mpita bwati kabisa nanjye ndi umuyumbe. Urumva ngene nzi ijambo umuyumbe kwa abantu basengesha. Ariko barayaye. Uri kumva? Uwo mutipe tabwati abatise. Ati ntago ari we. Ko yanze kubatizwa. Uri kumva? Ubwo barabarabuye. Yarabara. Munono ngo nagajya akora ibisazi. Wumva ukuntu bafite imvugo zabo, mu mvugo utapfa kumva ibyari. Ibisazi wowe kiba mu byasazi by'umwuka. Munono ngo Robert we nagajya akora ibisazi. Shango yanze umubatizo, uri kumva? Nimwana narabatijwe. Ngewe sinzi ibyo ndimo, ariko abandi bo mu marenga yabo no mu mvugo zabo bafite ibintu bagize gute bafite. Kumbi bari bafite uburyo bakira bakagira room yabo, waba uri umuyumbe, waba warabatijwe, waba warakoze ibisazi. Ukajya mu cyumba yiri. Ubwo rero nagiyeyo, umupasiteri wari wamamagaye ntibari bagiwe ko utari umuyumbe, ko yashaka ko yamusirimingira mu rusengero. Ariko ibintu nabonyeyo ni ubuhamya. Haricaraga akabafashe telefone, arahamagaye, ngumva ikintu Imana ivuganye nanjye mubyeyi, kandi ubwo amabyeri barateretse bakizaho. Yabaye gata. Ati urupfu rwari rwihuse, ariko Imana basozaga atarayohereje ati singiye word limit pa kanigarukire. Uri kumva? Ubu uyu munsi hari umuntu ushobora kwicara bate haka kameta k'umukara kagezweho agacomekamo akambara. Mu gihe abandi ari ikimenyetso simusiga gisobanura ko yamaze. Uri kumva? Sibyo? Ubu pastor abagabo benshi bari kurira ngo abagore babo bari kubaca inyuma, uri kumva? Ariko ni mushima Imana ko bari kubaca inyuma ku bagabo n'abagore. Ejo mu minsi mike mwabagore mwe murajya musanga abagabo banyu bari kubaca inyuma ku bagabo bagenzi babo. Ubwo nabwo hari akantu bababwiye. Ubundi mwariraga ngo babacaga inyuma niba bajya ku bagore bagenzi banyu. Nahoze ndi gusoma. Minsi mike bagiye kujya babaca. Nahoze ndi gusoma ni poronyera. Yamaze kwideklarana ko nayo igomba kwakira abagabo abantu babana ahuje ibitsina. Inde jihadi. Ngahore. Ariko ubwashize narabibabwiye nagate babahungu babivumbe. Bamubonye. Yamahanga. Ariko nabaga hari agenda rega nago buri ubona umuntu bajya kumufunga ukagira ngo habarimo kwaje no gusansibiliza nyine gahunda. Turi kugendana. Yezo we. Umuntu rero akaza ari nano kuri za YouTube. Ubu dufite abantu baza kubiganira akaza kubwira bagenzi be, abandi bumva icyari cyo icyavuze. Nkuko natwe iyo tubwira abanyamwuka bagenzi bacu. Abandi babatizera bo nta rugo bumva ibyaje niyo mpamvu badutuka. Kariyemera nakanyeshyari akawateva, uri kumva? N'abandi bana rero baraza bakaza kuburabura bagenzi babo. Ariko ibi bintu by'amarenga, ibintu by'ibimenyetso, ibintu by'inyandiko, uri kumva? Sirituka abanyafrika noneho babahisha mu nyandiko, sibyo? Pastor nibisohoye ukora nibiganiro buri munsi. Ubwasize naguhaye urugero rwiza. Ndakugana abantu bari muri Isiraheli. Sibyo? Mwabantu b'Imana mwe nimushaka uri kumva? Mwiyarure araje habagurumanire. Cyane twarabivuze. Bakagira ngo rero ngo n'amashari ngo nuko mutariyo. Ngo iyo muza ko mwaragiyeyo. Ngo twangu.
uyu munsi Iran iri kubashumika, ahubwo abari bafite ubwoba ko bagomba gutaha hakiri kare. hari abejo bundi nabonye bari mu muheno, ndaza kukwereka ifoto ndashyira kuri tablet, bari mu muheno mo ndani, urukumva kubera iki abantu urababwira ibyo babwira. Nk'ubu uyu munsi umuntu ari kugabana mw'abana b'Imana rero mwe urukumva guhigira ubuzima mu mujyi bisa nkaho byamaze kuba gushaka bitagikunze, sibyo? Tajya mu cyaro na rega hari ukuntu uba mu mujyi ariko uri mu cyaro, ukigira icyaro uri mu mujyi. nese upastor ubugiye ugafata nkano za Rwamagano nka kurate wabikora, sibyo? Wamuteura w'ishiti yacu barahinga kandi ahinga binaye Kigali cyane, ariko babarokore bose dore bameze gutya, ubusatsi babafite bashyizemo hoziyana niba bari kwigira bari muri akawakabo tagiye kuba inzara. urongera yahanwe ntabwo narabihanuye, ubu none ndi kubabwira ko bigiye gusohora, sibyo? Kubera iki abantu badashaka kumva? Abantu bose mu kanya ntibashaka kuba abashungu, uyu nguyu muri kuvuga ngo bagiye gutingana muri gereza. Abajeni bacu bose ntibashaka kuba abashu, abandi ntibashaka kuba bara, siko bari kwiga. Kandi iyo bang ngo umushu, iyo wavugaga iyo wabivugaga ngo umushu wacu nayo tuvuga ngo nabara utwo tuntu niko ndi kubabwira tw'utumenyetso tw'utunyanga. Abashu abara ibivuga ikisi RGTQPU+, iyi R ifite ikintu isobanura. Lesbians. Lesbian n'abakobwa babana urukumva. Bo baravuze bana iyi simbole ya R n'ikisobanura. Nabo bamaze kwideklara ko batazarongorwa, bafite aho barongorerwa. Ugasanga nk'umwana umubyeyi urukumva afite umwana mu rugo ngo nanjye ndumura urumura, ubu isera uzi icyo bisobanura? Abantu bari kuvugira ibyabo mu mare ira muri RGTQPU+ ivuga lesbians. Ariko nje ndibaza wewe waruzi icyo bisobanura? So bisobanura se nje ka ngobaze ntari umunsi abantu bagiye kuzajya bisanga bagiye gukora ubukwe bagasanga ari abantu bagiye gushingirana. Ku murenge bagiye mu minsi mike bagomba kuzashyiraho nyine umuntu uzajya kureba igitsina neza. Wabibwirwa n'iki? Mu nsengero insengero zaranyaye zihoreye pase nuko uvuge n'igisenge apotre igisengero zishyira mu bikorwa ibyo zisabwe. Ashimira Imana ko kumwe na profete hano twebwe twahisemo kamwe twameshe kamwe ibyo ntabwo zatugeraho umwana acitse rwarambutse ibyo twakoze Imana yaduhembera ibyo ibisigaye tubabwirira aha ngaha twanawukoze kandi rero ibisigaye turaho nibere. Buriya pastor ndi kugenda mbaho nge buriya hari utuntu dukeya mba ngenda mbafunguraho gake gake, ukabona umuntu w'umugore ngo aratwite ndetse naza kuguha ifoto nayo yagize gutya ahita afata inda ayishyira ku karubanda cyangwa se afashe imyenda urikumva aragiye adodesheje kuko yabonye ngo Vestina na Dorcas ngo badodesheje ngo amababa ya makanzu ariho amababa bifite ikintu bisobanura mu isi y'umwijima ngo nanjye ngo zira ni style. Uzi impamvu yo kwambara kwe ari amababa? Wowe ugiye gupfa ku dressing n'umwana w'abandi w'Imana ugiye kumutobanga none hakubangwe n'ibira Robert. Hari igihe bamwe noneho bari kwati uru rubyaro ngiye kubyarira Satani mu bimenye abantu bo ntibamenye ibyari byo. Hakosobamwe ngo Robert ngiga nkubaze ikibazo ubundi umugore ufite umugabo byari ngombwa ko ufata inda ukajya kuyanika kuri social media bifite ikintu bisobanura mu isi y'umwijima so kumutanga none ni igitambo bayadekaraye. Uzi umwana bayaje ate ku mwana ari uwawe, ku mwana ari w'umugabo uri kumuratirane uri kumubwira indi ukumubwira isi yose kuri Twitter kuri Facebook ugashiraho inda tuntu duke gake uko umuntu ari abantu benshi rero ntago bazi gusomanuza spirituality uri kumva. Nibura ngo ugendane n'umuntu muziranye unamuzi. Ubu aya macano ya hano mu Rwanda nuko nyine wenda bahita bahubuka akaza kuturega abandi bakaza kutugira. Muzitegeze zino cano nyinshi zigiye zitandukanye, amasimbolo yazo, signs zazo
hari iziba zifite ekeli wari wayibona bakajisha bakakwereka ko ari nka piano kandi ari ekeli uri kumva y'abafirimasi. Yes, bamaze kwiyasosiye. Rega hari abantu mubona mwe mugenda narwo tipe ibintu bya YouTube birabarika, sibyo? Ukabona umutipe ejo mwagendanaga mwabanaga mwakoranaga uri kumva, sibyo? Ugasanga umutipe Amerika ari kuyizenguruka nk'uzenguruka inuza ngo wabivuga ngo ufite ishyari, noneho wakurikirana icyamujyanye muri Amerika no muri Canada. Muvandimwe Pastor Shimimana Jean Marie Vianney ugasanga ni ibindi bintu. Nawe mwabonye ejo bundi wagiye kubona n'uriya mugore w'umupfumukazi? Nawe wabonye? Uraza kumubwira nyuma. Bibiliya ivuga iki? Si bamubonye profe? Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo bahinduye benshi gukiranuka bazagenda gute? Bazaka nk'inyenyeri. Kuko Satani azahurira n'abantu be bo nta hantu afite ho kubatsa nk'inyenyeri, bazahurira mu muriro. Abahindura benshi gukiranirwa abatsa nk'inyenyeri, niyo mpamvu mubita abastari. Reka mbwira ababyeyi mbarabure, ababyeyi bagiye batandukanye bankurikiye, niba uyu munsi ufite umwana wawe munakaza umwana wawe ndashaka kumufata ndashaka kumugira umusani, manzi umenye ibiganza umugize gute umushizemo. Muzane mujyane mu academy hanyuma urinde. Ahubwo ngiye ndikibaza nyine kubera ibi by'ubusitari byatumye abantu bamera nk'abasazi, kavuga iyo mvugo banyihangane nkoresha gutyo. Byatumye abantu kera narayishurirwa ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo, uri kumva? Hari abapasiteri numvaga nshaka kuba ndi fieri yo kubonana nabo, ariko naje gusanga ari abantu bari cheap kuruta uko ngewe ndi imari mu bwami bw'Imana, ahubwo aribo banyeneye kuko ninjye ufite ubushobozi bwo kubakura mu mworera no mu mage bishyizemo. Ariko mbere ntarakizwa ngo mishurirwe ubuntu bw'Imana, numvaga kuba ndi kumwe na kanaka potere runaka bishop runaka, uri kumva? None hari ukuntu isi ishyiraho n'amazina, igashyiraho za panara, ubwo ndavuga profeseri, igashyiraho za danara, ku buryo ushobora guhamagara izina ry'utashyiraho danara akavuga ati gasubira. Hari umuntu nagiye gukora certificate niba ari gushyiraho doctor nayisubiyemo da uranye muri izina ryawe subiraho doctor shiraho danara yampaye gada. Mu pastor umwe none umwarimu umwe utwigisha muri kaminuza atwati mwabana mwe mwige bashaka udupapuro tubafasha do base kubona ubushobozi n'iki byose, ariko none bajya kuba abadokteri n'abaprofeseri kuko bari abantu kugira ngo binjira muri iriya si hari ibindi bintu biyasosiya nabyo. Ati ndi dokteri ariko nanjye murabona ko meze kuri marikeri no kungwa kubera ko nabyanze nkijijwe. Kugenda ndakumva. Rero isi yacu mujye muyibona nyine ari icyatsi imeze gutya, ari umweru ku manywa nijoro yabaye umukara, inyuma yayo hari indi si bita isi y'umwijima. Papa wanjye Roba umuntu araza akagukubita hariya, ariko pastor ni iki ngira ikintu cyishe mu kukubita umuntu hasi urufuza ukabona ruraguye mu sekonda kuzi gukora ubushakashatsi. Ikiganza cyonyine kirambura umuntu akakubitara urufuza ukarubona hano hasi. Ngira ikintu gihishe mu muntu ushobora gufata baro agapira kano kapira ka baro bakina akavuga ati ngwino ugakora ukaba utabasha kugakoraho ukagwa se. Bo hanyo hagati aha umuntu w'umukristo akora iki? Ubajije ikibazo cyiza rero sasa. Yesu yahamirije Yohana aramubwira ati mu bantu bose babyawe n'umugore bose nta muntu uruta Yohana umubatiza. Yego. Ariko bango umwana mutoya mu bwami bw'Imana aruta Yohana umubatiza. Yego. Noneho hari undi Yohana w'intumwa. Buriya Yohana atigaye mukunda muri no misi nge Imana ikumishuriye nimishurira umwe step by step. Yego. Yahereye kuri Stefano, nkunda Stefano ndamwiga ndamusobanukirwa menya urukundo rw'Imana no kunamukunaga ijyana kuri Paulo ndamwiga, uyu munsi ndi kwiga Yohana. Urukumva? Ndakumva. Ariko Yohana naratangaye. Yohana yanditse ku kintu cyitwa urubyaro rw'Imana n'abana b'Imana. Yanditse ijambo ryiza rikomera ngo bana batoya muri ab'Imana nimugire ubwoba uri muri mwe arakomeye
uri mu bisi. Hari umuririmbyi umwe waririmbye yari ari gutanga reference mu gihe cyo gusenga. Aravuga ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho y'abo bantu mbajije ngo aratumbagira ngo akagera kure cyane. Pastor, ko wizeye ko wagenze heshi kure cyane ni he? Ko abantu biga bakagera kure bagakira bakagera kure cyane ni he? Mu mutima. Kure cyane nta Imana iba mu mutima nyine. Ngo aragenda agakomanguru. Areka baza wumve Robert. Abantu bibwiye ngo Imana iri mu ijuru. Ijuru ni rihe? Kure cyane ni mu mutima. Yego. Mu mutima w'umuntu niho kure cyane. Buriya nkubwire impamvu ari kure cyane, njyewe simfite ubushobozi bwo kureba ibyumba birimo. Ariko Robert, umusibye ko ibintu birwa batube kimwe nimwe tunibeshye bataraguhanura cyangwa batarampanura, nkunda kukubwira ngo aho naraye ntuhazi, ibyo navuze mu gitondo wowe ubwawe nubizi, aho nanyuze nza hano kugira ngo ngere hano ntaguhazi, wabonye ngeze hano sibyo? Aho niho kuri. Ariko njyewe Rwinem ndahazi bataranandondora. Niba nasambanye ndabizi, niba natukanye ndabizi. Kure cyane. Uyu muririmbyi aravuga ngo umwana mutoya nubwo azi gusenga, empty baby, uzi gusenga Imana. Uzi impamvu? Nuko umutima we wamaze kuba open, wamaze gufungukira Imana, kandi ntabwo wafunguka ufite ibikoba. Yego. Hanyuma rero rubaje ati umukirisitu akora iki? Umuntu wizera akora iki? Akora iki muri iki gihe? Akora iki? Singiye kubabwira, uri kumva? Ngo nkurikije uko ndi kubibona, ariko nkanjye nk'umusesenguzi, nk'umwigisha w'ijambo ry'Imana, sibyo? Yego. Hari igihe twakuze batwigisha bavuga ngo umwami ageze ku irembo. Umwami ageze ku irembo. Uri kumva? Tukabona koko ageze kure, sibyo? Ariko uyu munsi 2026 shingiye ku byo mbona mu mateka, nkashingira ku byo mbona mu ijambo ry'Imana, nkashingira ku byo mbona muri siyanse, nkashingira mu byo mbona mu buzima busanzwe, Yesu agiye kugaruka. Umukristo rero nyakuri niba azi ko Yesu yamukoye by'ukuri, akwiye kumwitegura nk'uko umukobwa yitegura umusore uza kumutwara ngo ajye kumujyana mu rugo rwe. Mugeni wa Yesu yitegure, hari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru, yateguriwe abamwizera bose. Wabyumvishije? Nabyumvise. Nk'uko umukobwa yitegura umusore we, bakavuga tuza save the date, zirasohoye. Reka mbwira abadukurikiye barokore badukurikiye, save the date yasohoye. Kambwira barokore badukurikiye, niyo mutari kubibona, save the date, niyo mutari kubibona, save the date yamaze gusohoka. Kankubwira ibintu byanditse kuri save the date. Umuntu witwa Daniel niyo yayipretingishije akavuga ngo umunsi muzabona ibyuma bivanze n'ibumba. Zitonde pastor, uyu munsi tube clear. Uyu munsi urusobe iyo tuvuze ibumba ni uyu mubiri wo gucishwa bugufi. Yego. Uyu munsi iri bumba ni ryivanze n'ibyuma. Uzi ko abantu benshi uyu munsi bishaka ngo mu Rwanda ngo dufite ngo miliyoni 14 z'abantu, bose ntago ariko ari abantu b'inyama n'amaraso. Abantu biki? Harimo n'abantu ibumba yivanze n'ibyuma. Kandi baravutse ku nyama n'amaraso. Wari uhari? Ari bivejuru? Wari uhari? Ari bivejuru. Ako pastor sobanurira wari uhari? Ari bivejuru. Igihe umuntu ashobora kwicara agafata mugenzi we agakokora akarya n'inyama, yahiza agatabika, uwo bari utekereza ko ari umuntu nyamuntu. Umuntu ufata mugenzi we akamutinga, akajya ku kibuno cy'agahenaho uwo muntu ni umuntu wavuye ku uyu muntu ni robo, ni ikivejuru. Katusoze ikiganiro. Reka nyisoze. Mugeni wa Yesu yitegure,
ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru, hateguriwe abamwizera bose. hasigaye igihe gito cyane manda y'Imana ikavuga, abera tukigira iwacu aho twateguriwe na Yesu. Haleluya. Dusoza ikiganiro. Nuko dushoje ikiganiro tukubwira ngo wowe utarakira Kristo Yesu nk'umwami, mwakire inzira z'ikigendwa. Ejo sahawe ahawe ni none, ariko ejo sahawe. Mu gihe Yesu ataraza, urupfu rwo rusororo Masaka hajya hamwe twaje gushyingura ni heriya Kinyinya mbega ahantu habi ja umva byose ni ahandi mujyi bara abantu Nyamirambo urukumva mu Busanza n'ahandi hose aho bazatwika, aho bazotsa mu Bugesera, ahantu hose urupfu rwo rugusize kandi nzapfa cyane na Pastor Shimi azapfa. Jewe rwose yewe baje banabyumve nzapfa. Sayanye nigera batinya gupfa bo muri ADPR batinya gupfa mu bandi. Kandi barangiza ngo tuzajya mu ijuru kureba ariko nakobesha wa agiye gusengera ahantu umwe yikoreje kwa kubigira ngo ni atumugeni ati president baraguza ati tukure ariko rupfu basoje agiye kwigisha undi mugenzi atangiza indivan ngende umukristo zahora ndiwe mu bintu byose bageze ku gitero cyitwa maze ninumirwa ngiye gupfa ndavuga zagira ibyishimo. Ubwo ibyo bintu muri kurimba muri kubyumva. Oya nagiye hano nagiye kubasengera none tugiye gutandukana turimba iriya ndirimbo ya 118 iriya 118 ivuga ngo ikira tuyiririmba nayivuga ku by'urupfu bahise bambwira ngo hagarika stop habaye iki ati stop habaye iki ati iyo ndirimbo ceceka ntukayirimbe hano ariko pastor tugo urupfu rwawe rugumane. Hari ikintu misenekereza abantu mudukurikiye mumbwire nge ntabwo njya gusenya muri izi church urukumva ziriya church z'abantu bari nobo nyine abantu babasirimu abantu bari noble uzicyari cyo oya n'abantu b'ibwami bikomangoma noble bivuga ibikomangoma izi ndirimbo zo mu gitabo cyo baziririmba ntago bazizi ntazo bazi abashimiye mani bo mugisha mwakoze kubana natwe naho ubutaha ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom.